bise ngo ni isezerano ry'ukuri. True promises. Isezerano ry'ukuri. Isezerano ry'Imana ridahinduka. Abo bazaba barimo batubwira ngo wabamenye cyane mu ndirimbo Manurera, wamenye wadushize hakwiye. Ayo ko ari amavuta gusa. Nyumhamya tuzumviramo hamwe n'ijambo ry'Imana tuzumva, hamwe n'ibiganiro tuzahabwa, hamwe ndetse n'ubuhamya bw'abantu bazaduha ubuhamya bw'ibyo baciye mu myaka 31 bizaduhereza icyerekezo gisha. Ngiyo impact. Muri Ezekiel haravuga ngo Imana idukomeretsa. Ni nayigira ite? Nayitwoma. Kuko twakomerekeye mu itorero. Ni itorero kandi n'ubundi rigomba kwira gute kutwomora. Jado Office TV show. Reka rero mbabwiye ni abadukurikiye bari burasirazuba, iburengerazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru y'u Rwanda, abari bwota amasimbi hirya no hino. Twagarutse nanone nkuko mubimenyereye muri gospel yacu. Gospel y'uyu munsi ifite iki, itubikiye iki? Ese wowe aho uri ufite amatsiko yo kumenya gospel y'uyu munsi itubikiye iki? Tujya tubagezaho abanzi b'ibyamamare bashyashya baba baje kandi mugasanga bafite umwuka wera, abashumba bashyashya ndetse ibikorwa bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero twasuye umuntu umeze neza cyane, uri kuvugwa muri uyu mujyi wa Kigali ku gikorwa gikomeye, ariko aratangira abibwira atubwira amazina ye. Nitwa Bishop Patrick Mutware, ndi umugaragu w'Imana, nyobora itorero ryitwa New Life City Church ndetse n'umuryango w'ivuga butumwa mpuzamahanga witwa Arise and Shine International Ministries. Haguruka urabagirane. Jado, nawe urashaka kurabagirana? Amen. Hanyuma rero uyu munsi mwabyumvishe turi kumwe na Patrick Mutware, yababwiye ministry ayobora, ndetse umuntu mu magambo make Patrick Mutware yakiriye agakiza gute, kugira ngo abantu babashe kumenya ngo umuntu turi kumwe ni muntu ki, ese agakiza yakakiriye ate, iby'Imana yagiye imukoresha ni ibihe? Nakiriye agakiza muri 97 nibwo nahuye n'Imana. Nyuma y'iyo myaka navutse mu muryango w'abatambyi, navutse mu muryango w'abakristo ndetse w'abashumba, ariko ibyo byose ntabwo byigeze bimpa agakiza kugeza ubwo nahuraga na Yesu Kristo mu mwaka wa 1997. Ubwo nari hano hafi rwose Kicukiro kuri Shell. Uri hari umuntu nemera cyane umugabo witwa Niha ahari Imana imuha umugisha kandi Imana ikomeze imwagure. Niha yatubwiye ko Yesu agiye kuza. Yego. Mbona marayika w'Umwami Imana. Amen. Amen. Hanyuma rero Patrick, hari igikorwa ministry yawe cyangwa se wowe uri gutegura kimaze iminsi kiri kuvugwa, nicyo cyatumye tunakwegera kugira ngo tubashe kumenya se icyo gikorwa giteye gute, igikorwa kigenewe bande, ese uyu munsi kigeze hehe? Turahera rero kuri ku gikorwa nyirizina, igikorwa ni ikihe? Arise and Shine International Ministries igira ibikorwa byinshi bitandukanye, igira ibikorwa byo kwita ku bababaye, igira ibikorwa byo kwita ku iterambere, igira ibikorwa byo kwita ku mahoro, igira ibikorwa byo kwita ndetse no ku mitima ishenjaguwe. Igikorwa rero ni igikorwa tumaze imyaka 15 dukora, cyitwa Rwanda Healing Convention. Ngo bivuge Jado. Rwanda Healing Convention. Rwanda Healing Convention ni igikorwa duteganya gukora ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2025. Ni igikorwa rero Imana ikitubwira, yaratubwiye ngo mu minsi 100 yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi nk'abakozi b'Imana, nubwo habaye ibikomere byinshi ndetse bimwe byatewe n'abakozi b'Imana. Iyo ugaruka Jado, buriya genocide iba inategurwa, abapastori, abasenyeri n'abashehe bakomeye bari abajyanama ba leta. Burya leta rero, leta ni ikintu gikomeye. Yego. Buri influential, sinzi influential burya ni iki mu Kinyarwanda Jado? Wavuga ko abantu bumvwa, abantu bashobora kuvuga bikumvikana, bafite imbaraga zo kumvwa na benshi, bakurikiranwa na benshi. Burya n'abashumba, abakozi b'Imana batandukanye nabo baba barimo. Kugira rero ngo genocide ishoboke, nuko abayiteguraga bashizemo na gishumba, bashizemo na bungeri, barabemerera, babahereza tere, babategurira ahantu, babategurira insengero, babategurira imisigiti, babategurira amakiriziya, birakunda. Imana rero buriya
muri Ezekiyeli haravuga ngo Imana idukomeretsa ni nayo igira ite nayo twomora kuko twakomerekeye mu itorero ni itorero kandi n'ubundi rigomba kugira gute kutwomora ngaha Imana yahereye ndavuga ngo mu gihe cyo kurangiza icyumweru cya nyuma cyo kwibuka cy'iminsi 100 ni icyumweru cya convention mvugira ngo convention iyo convention rero ni igikorwa cyiza cyo kuruhuka cyo komoka kw'ibikomere byo mu mitima cyo kwibuka ariko tunatekereza ngo tuvuyeho tugeze twakora iki kubw'umwana murakoze cyane. Okay, hanyuma rero utubwiye muri make cyo gitane kigamije ariko twabonye waranditseho ngo impact concert wari ushatse kuvuga iki? Impact buriya rero ni ijambo ry'icyongereza ikintu cyose kizana impinduka. Nashakaga kuvuga ko muri kino gitaramo muri no convention hamwe n'ubuhamya tuzumviramo hamwe n'ijambo ry'Imana tuzumva hamwe n'ibiganiro tuzahabwa hamwe ndetse n'ubuhamya bw'abantu bazaduha ubuhamya bw'ibyo baciye mu myaka 31 bizaduhereza icyerekezo gisha. Ngiyo impact ni iki? Ni ukuva aho tugeze twigira imbere mu muduko ukomeye cyane. Okay, hanyuma rero muri iki gitaramo muzamuri kumwe nabande wenda kino gitaramo tuba turi kumwe kumenyekana. Kino gitaramo tuba turi kumwe n'umugabo uzwi cyane mu komora ibikomere witwa Dr. Abbas Young. Ni umunyakenya, ni umugabo ukomeye, ni umugabo wanditse ibitabo byinshi kubwo gukira kw'ibikomere, ni umugabo w'Imana, azaba ari kumwe natwe, azaba ari umwe mu bazaba barimo bomora abantu ibikomere. Tuba turi kumwe n'abahanzi batandukanye, tuba turi kumwe n'umuhanzi ukunzwe cyane buriya rero hari abahanzi bamwe bakunzwe burya Jado. Hari n'abadakunzwe se. Burya hariho n'abandi bamwe abantu baba. Hari abantu bamwe buriya baba ariko ntuze kumbaza ngo ni bande. Hanyuma tuba turi kumwe n'umugabo witwa Mutabazi Dani. Dani Mutabazi. Mutabazi Dani rero ni umuhanzi mwiza kandi uri kuzamuka neza cyane. Yego. Usenga ngewe buriya mpenderwa kugusenga. Ushaka kumpenda neza uncurika kubasenga neza kandi uwa kabiri azaba n'umusore w'Imana uririmba indirimbo zikora ku mitima ya benshi yitwa Musinga Joe. Musinga Joe ni umugabo w'Imana, ni umuhungu ukiri muto ariko kandi uri mukora ibintu bikomeye mu komora abanyarwanda. Umuntu wa gatatu yitwa Bahati Eli niwe impact. Hanyuma hariho itsinda ry'abana b'abaramyi. Nyuma y'intambara nyinshi, nyuma yo kubura abo twakundaga, nyuma yo kubura ababyeyi, nyuma yo kubura abavandimwe, nyuma Imana yagiye yagura udushibuka tuba abagabo yadushize ahakwiye. Amen. Ibyo byose rero bifatanye zose bazaziririmba. Bazaririmba izizaba zifitiwe izizabona umwanya. Yadukizakwiriye ntago yabura. Ariko nawe urabyumva. Ndetse n'amanurera n'izindi muzi ko True Promises yakoranye indirimbo n'umunya South Africa waririmbye Wahamba Nathi. Bashobora nayo kuzayituririmbira ariko ikigenderewe nyamukuru. Hanyuma rero hari hasigaye umwe Uniongoze. Nawe namubonye kuri Impact concert. Nawaraje. Yitwa Gasore. Yitwa Gasore. Yitwa Gasore ndetse twarimo ntiturarangiza buriya rero. Haracyara indi couple y'umupapa n'umumama. Sindi buvuga amazina yabo kuko ntibarajya kuri kare agapapuro. Ariko bareme. Ariko nabo ntabakwanga batese. Kuko muri Impact rero erega ni igihugu. Ni Afrika. Ni isi. Kuko iri ni isomo rikomeye ryabaye. Isomo ryitwa genocide yakorewe abatutsi ni isomo rikabije, ni isomo rirenze tugomba guhora twiga tuzigisha n'abana bacu. Rero abari burasirazuba, abari burengerazuba, abari burya, abari bumoso, abari hafi n'abari kure, turi mu gikorwa cyo gutegura uyu munsi. Ni umunsi udasanzwe, ni umunsi ni icyumweru gisoza kwibuka mu minsi 100 tumaze turi kwibuka genocide yakorewe abatutsi. Turifuza rero ko
tuzabana nawe wowe uri gukurikiraho ukurikira icano tuzabane uzaze wumva Imana uzaze wumva ubuntu bw'Imana tuba dufite ibiganiro tuba dufite buriya n'ibintu utambashije iki ni igikorwa gikomeye tuba dufite abashitsi tuba dufite abatumirwa buriya tuzatumira umujyi wa Kigali tuzatumira RGB tuzatumira Minu Bumwe ndetse n'izindi ministeri bizaba ngombwa ko dutumira ariko abo mubwiyebo ni abatumirwa bacu bagomba kubana natwe kandi muri bo tuzadufitemo ibiganiro bitandukanye ibiganiro bijyanye n'amateka bijyanye na conflict resolution bijyanye n'ikemuro ry'amakimbirane ndetse tuzumva amakuru meza y'ubumwe yo kwiyunga ibikorwa nk'ibyo byose biri muri impact. Okay, hanyuma rero tugana ku musozo abantu bakeneye kuba basaba uburyo konseri bihagaze baca kuwe murongo wa telefone bahamagara ndi ese kuri uyu murongo kuri no gushyigikira iki gikorwa kuri iki gikorwa rero hariho konte ya ministeri uzabikenera twayimuha ariko hariho nimero ya telefone ikwiye kujyaho aho ngaho ni 0788 669 55 2 abana bari mu Rwanda 0788 669 55 2 abari mu mahanga ubanza akamenyetso ko guteranya hanyuma ugashiraho 250 ugakumizikiza 7 na rindi 0 rijyaho kuri 250 uhita ukora 788 669 uzabona amakuru yose ndetse email yacu ni Africa Reborn africarebornaward@gmail.com ku mpapuro murabibona turifuza rero kubana namwe kandi turifuza kuzabana namwe mu gitaramo ndetse muduherekeze mu rugendo rwo gutegura budget yacu ntabwo ari ntoya ni nini ariko ni confidential rwose mugaragu w'Imana Jado ntabwo ndi buyivugira yego urakoze cyane sawa Imana iguhe umugisha